gutegeka nibyo by'ingenzi. Yego. Kubera ko twarasenze, twaravuze, twarasabye, sibyo? Uyu munsi dusenge dutegeka. Yego. Niba ari urubyaro dutegeke, niba ari ibiryo dutegeke, niba ari amadeni dutegeke, niba ari ibiki dutegeke, tubwire Imana ngo Mana tugarurire imbaraga zo gutegeka. Tuve mu gihe cyo gusabiriza. Tubwize Imana iki ukuri. Bwize Imana ukuri kuri uyu munsi ndategetse. Nari nshonje ariko ndashaka ibiryo. Usare uyu mwana ageze kuri se. Ntabwo ashobora gutekereza ko nta kintu ufite mu mufuko. Abati papa uzanye iki? Wabyanga akarira natwe mureke turirira imbere ya Yesu. Yes, reka tubasuhuze abakunzi ba Concord TV show aho muherereye hose, abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali, abari mu mahanga mwumva ururimi rw'ikinyarwanda turabasuhuje kandi tunabashimira cyane kuba mudahwema kudukurikira. Tujya tubona muri comment muduhamagara mukanda subscribe. Nawe ubonye ikiganiro rwo bwa mbere ndagusabye kugira ngo uze kugikanda dukomeze kuba umuryango munini nkuko twabasezeranyije abakunzi banjye rwose ko tutazabicisha irungu. Uyu munsi nafashe urugendo naje gusura umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana ni umuhanuzi yitwa Mutuyimana Jean Claude. Ikintu muziho cyane tumenza kumusura muri iyi minsi afite ijambo ati nge ntabwo nshaka kuba abahanuzi bahanura ibintu bizatinda. Twarakaniye kuri telefone abampaye urugero rwitwa Yesaya wahanuye yuko Yesu azavuka bisora mu myaka 700 irenga. Ateko ndi kwifuza kuba nka Eliya. Ati iyi minsi ngomba guhanura ndi gutegeka nuko Eliya yategetse imvura ikamara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Mutuyimana Jean Claude rero niwe naje kureba, asanzwe niba kuri Concord TV show ariko biryoha bisubiwemo, ariko twaje kugira ngo ategeke. Wowe dukurikiye iki kiganiro araba afite amagambo menshi yo gutegeka ugango ibyananiranye mu izina rya Yesu bibohoke. Reka ngusaba ukurikira ikiganiro. Imana y'amahoro ibane namwe, murakoze cyane. Iyo umuntu agutabaje Mana ari Rubavu, ntabwo umubeshya ngo ugeze i Musanze kandi uri Kigali. Ubwiye uvuze ngo uratabaye ubutabaye, ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka. Iyo umuntu agutabaje Mana ari Rubavu, ntabwo umubeshya ngo ugeze i Musanze kandi uri Kigali. Ubwiye uvuze ngo uratabaye ubutabaye, ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka. Shimwa ntabwo ujya ubeshya Mana, ntabwo ujya ubeshya. Iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo ujya ubeshya Mana, narabibonye. Iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya. Usezeranya umuntu kumutuza Kigali, nyuma ngo bikuyobera umujyane Nyamagabe. Kandi ntiwamusezeranya kujya muri Amerika, ko kubona visa bigucanga umujyane Burundi. Ntabwo usezeranya umuntu kumutuza Kigali, nyuma ngo bikuyobera umujyane Nyamagabe. Kandi ntiwamusezeranya kujya muri Amerika, no kubona visa bigucanga umujyane Burundi. Shimwa ntabwo ujya ubeshya Mana, ntabwo ujya ubeshya. Iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo ujya ubeshya Mana, narabibonye. Iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo ujya ubeshya Mana, ntabwo ujya ubeshya. Iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo ujya ubeshya Mana, narabibonye. Iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya.
yego nkuko twabibabwiye yuko tugiye gusura umukozi w'Imana Mutuyimana Jean Claude nukuri ubu twamugezeho niwe wicaye imbere ya kamera za Concord TV show reka abasuhuze urarama ko basuhuza adusenge yego Konkoro Imana igumugisha urakoze cyane ngo wabibabwiye uri wabibamenyesheje kuje jewe abakunzi banje aho ngiye erega ukunda nyine ukunda aho ugiye ugomba kuhamubwira rero naje mpagutse Musanze yego ngeze mu nzira nifashe video yego mbabwira ahantu ngiye no mpamvu mbabwiye yuko namugezeho notekereza aziyoza ko nabibabwiye naza kureba hano nkakubura urantungu yawe ntago Imana yarira byemera kubera ko wari wamaze kubibabwira agombaga kunsanga urugo yakusanze ndi kunena kuyigendera ariko kubera ko Imana itameze nkatwe ntago yabyemera rero natwe turabasuhuje amahoro y'Imana bane namwe kandi Imana baduhera umugisha abakunzi ba Concord TV show natwe turabakunda cyane kandi twitashidikanya ko Imana iri mu kazi ku buzima bwanyu nimukomere kandi mushikame musenge mutuze na nyuma zera Imana irakora ntugire ubwoba ntuwangayike sibyo ntago Imana ishobora kubwira ikintu ngikinyuranye mukomere mushikame kandi ndabakunda nanje niba mbakunda n'Imana irabakunda rero ko nkoro ndashima Imana n'abantu bakeya ntago nshima bose ahubwo ndashima Imana n'abantu bake muri no misi abantu bamaze iminsi bari kuvuga ngo nugukunda umuntu ukanabimubwira kiriho warangiza ngo kwabona nk'umuntu yapostinze ngo ndagukunda ariko ngo nabuze ico nguha kandi mu byukuri kose kuriho nta muntu wagukunda ngo buri caguha rero turabasuhuje kandi Imana ibahumugisha reka dusenge Imana mu izina rya Yesu tugushime ubuntu n'imbabazi batugiriye wabanye natwe waturinze izina ryawe nirishimwe wakoze imirimo n'ibitangaza utwemerera kubyuka turi bazima turambuye amaso birakunda turambuye tuvuze biremera turambuye amaboko birakunda dutambutse biremera izina ryawe nirishime ngaho rero tugire neza uyu mwanya duhagaritse abazimu n'abadayimoni duhagaritse imyuka mibi duhagaritse abadayimoni baturogoye muri iki kiganiro reka buri muntu wese udukurikiye data twese nyagora ku ngoma ahure n'urufunguzo rw'ibye muri iki kiganiro kugira ngo izina ryawe rishimwe ngakora imirimo n'ibitangaza kandi data uhaze kwifuza ko ababyeyi abasore n'urubyiruko igihugu cyacu no hanze y'igihugu mana abantu bose badukurikiye mu Kinyarwanda aho baherereye uhaze kwifuza kwabo kandi buri muntu wese abona urufunguzo rwe muri iki kiganiro kugira ngo izina ryawe rishimwe ngatugire neza kandi banatwe mu izina rya Yesu amen mutundi kubwira abantu wongeye kureba nabwiye ntiyo numuvuga butumwa n'umuhanuzi atariko umwihariko afite ajya hanura ari gutegeka twahanuye kera twaje turahanura ibintu bigatinda duhindura system turaho rero w'Amana turabizi wakoraga kera n'umusongero uzukora dukeneye kugira ngo tutandukane sibyo bitube ba Yesayi sibyo kuko ba Yesayi baranuraga ibintu bikamara imyaka 100 ni barasomye inkuru za Yesu warabyumvije Yesayi niwe wamuhanuye aza mu myaka 700 Yesayi yabihanuye nose urumva atari ikibazo rero ubu turi mu gihe cyo gutegeka turi kubwira Imana ngo itwongerere imbaraga sibyo ntabwo ari twebwe dutegeka turi kubwira Imana ngo itwongerere imbaraga iduhe n'ubushobozi yego ubundi dushiremo za mbaraga yari zari ziri mu bakera zo gutegeka tukabwira umusozi ngo buhigame umusozi ukagira gute ugahigama tukabwira ikibazo ngo rangira wa kibazo bikarangira ubundi izina ry'Imana rigahabwa icubahiro yego Rose kuri kwanga kuba nka Yesayi hanuye bigatinda ubu uri kwigana wahanuye ategeka bigahita bisohora nini reka nkubwira rero abamareka bageze kwa Abrahamu abyumvishije bamaze kurya bamaze guhaga barategeka wemera ko gutegeka bakoze atari ko Imana yari babwiye burya se ntabwo ari Imana yari babwiye ubwo barariye barahanga mumva umunezero ugize gute urabuzuye barangije barabangije barabati tukurikije ukuntu uyu muntu atugaburiye bahamagara umugaragu ngo baramubaza ngo uru rugo rubuzemo iki ntabazisomye nkuru ntazisomye batabuzemo umwana aragati habuzemo umwana barangije rero baravuga ngo turategetse kindi kigi yego bisabe byarahindutse ngo Sara bumvishe asekera mu gisafu c'inzira hirya ngo araseka ngo barabasa arusetse iki ati ntago nsetse barategetse rero ntago bari babwiye n'iki n'Imana wabyumvise rero kwa kwizera dufite maze imisi ndi kubwira abantu bagabanye gusenga sibyo bongere kwizera senga rimwe mu kwezi wizera iminsi yose usigaye sibyo barizeye barategeka bati kindi kigiye bigomba kugira gute guhinduka rero ibyo ntiriwe ndaja kure nanje ni mu mwuka w'amareka bagomba gutegeka ibintu bigahinduka usibye nibyo ejo bundi yari yanahise bagendanye bageze ku ruzi bana bahanuzi bati wa mugabo we
nubwo ukurikiye shobuja yego ariko aragukurwa arababwira ngo ndategetse muceceka yego ibyo muri kuvuga ngize gute nabizi ngo ageze hakurya arwana na shebuja shebuja namubwira kuko anyihambiriye nese njya ntari yihambiriye yari ihambiriye ati mpaka ariko ngira icyo gukuraho hari ihambira mureka twihambire ku Mana twihambire ku bantu kuko abantu ntaco babakura ko nkorute arangije ngo aramubwira ati nundeba ngenda kimwe cya kabiri ndakigusigira kuko nubwo ari kiruhije ariko ndakigusigira yego ngo agiye kuzamuka rero yego umwenda uragwa ubwo yaba yawubonye umwana w'umuhungu aba yawutoye unaga ibitugu arahirika ageze kuri rwa ruzi ariko ariko databuja ko yabigenje guca ntago ari Imana rero yamubwiye ngo bikore ahubwo we yaratekereje ati databuja ko yabigenje guca kubera iki njewe ntabigenza ngo arangire afata umwitero nakubita ati Mana Eliya pa urihe inyanja itabwa kangahe kabiri arangije aratambuka urabyumvishije uruzi yarategetse turi mu gihe cyo gutegeka rero abandi bagabo babiri nabo bategetse undi Eliya yego ategeka ngo imvura ntizongere kugwa yarategetse amezi 6 ahubwo Imana yari bimubwiye yarategetse ntago Imana yari bimubwiye turatwajayo yarategetse sibyo yarababaye mu mutima arangije aravuga ngo ndategetse imvura ntizongere n'ikime nicongere ntabyumvishije aha igihe baje kumufata niwe bajya gufata n'ubundi mu musozi arangije aravuga ngo niba uri Imana ndategetse umuriro utwika abo bantu umuriro n'utwika aba bantu mureke dusenge tuje mu gihe cyo gutegeka twinjire mu gihe cyo gutegeka dusenga amasengesho yo gutegeka tuvuga ngo turimutse umwana avaga muri primaire akaja muri secondaire wabyumvise natwe tugomba kwimuka tukava mu gihe cyo gutereta tukaja mu gihe cyo gutegeka twaraterese Imana ivugana natwe iduha n'ubushobozi iduha n'imbaraga natubwira ngo bana banje ni mugende wabyumvise ngo mugende kandi bahaye imbaraga Yesu ajya kujya mu ijambo by'abigishwa be nguki yarambwiye ngo ndagiye aho simbasize nk'imfubyi basigiye Mwuka Wera azabana namwe kandi uzanyizera azanakora ibiruta ibyo nakoze niba rero tugomba kwizera Imana tugakora n'ibiruta byose yagize gute yakoze tugomba gutegeka tukimuka tukaja mu mwuka wo gutegeka niba ari uburwayi ukakoza ikiganza tuza wa burwayi bigakura niba ari ubugumba nagufata ikiganza gikoza kunda uvuga ngo wabugumba we tuza wabyumvise niba ari amaguru ufite ikibazo ku maguru nagukoza ikiganza uvuga ngo tuza ubundi amaguru yawe ukagira gute agatambuka wabyumvise rero turi mu gihe cyo gutegeka ntabwo turi mu gihe cyo kwiginga ariko ejo umuntu numvise kuguhamagara yego ngo wamutegekeshe oya ni ukuvuga ngo ubundi n'ubundi tuzatangirwa ubuhamya n'abantu buriya ntabwo Imana izava mu ijuru gihagarare hariya mu gisayu wenda muri stade igira iwanyu ukavuga iwanyu nanga nivugire iwacu hano mu Kidaho dufite igisayu hariya turi kumwe urakangibukije kuri stade turi kumwe ntabwo Imana izahagarara hariya mu gisayu ngivuge ngo mutuye mu muvuge neza ntabwo bizashoboka ahubwo ntabwo Imana izahagarara ngo mutuye umukozi w'Imana oya ahubwo ni iki ni za mbaraga nigeze nja gusengera ndabirambiwe yego irambwira ngo nujya gusenga ujye usenga wishimye kandi ubanje wabitekerezaho ujye usenga wishimye kandi ubanje wabitekerezaho bivuze ngo niba gusengera ku nkuru manza nishime mu mutima menye ko nishime mbohotse mbitekerezaho menye icyo ngiye gukora icarico ko yarambwiye ngo uzarambika ikiganza guca gusa nzakora ibyo uvuze wabyumvise irongera irambwira ngo kandi guseka gusa guseka gusa binezeza umutima y'abantu bahagaze imbere sindegekara sinza gutya irambwira ngo uyu usetse nguhaye sibyo guseka ukanezeza imitima y'abantu bahagaze imbere kandi ko nteye iyo ni imbere y'iteraniro ngerageza gukora ibintu byose bishoboka havuga ngo nshaka umunezero kuruta ko nshobora gushaka amahane iyo nibonye mu munezero ndi imbere y'abantu mu iteraniro guseka byonyine vuga ijambo rimwe gusa imitima y'abandi ikagira gute ikaruhuka iyo mpano Imana yarayimpaye yego rero niba ari cyo gihe ndimo kaba ari mu gihe cyo gutegeka ngomba kubahamagara avuga ati warantegekeye yego kandi none se twabigenza gute simuti wadusangiza ibyo yakubwiye no kuvuga ngo twe tumaranye imyaka ebyiri niho yarashatse marana ubwo mu myaka y'ibyo tumaranye dusengana ariko afite ikibazo cy'uko yabuze urubyaro ariko mu kubura urubyaro kose nta marozi yari yarabiteye baragenda baramuroga tujya gusenga rero umunsi umwe turi ahantu ku musozi Imana imbwira uko tugomba kubikora turabikora tumaze kubikora turasenga Imana tubwira ngo genda n'abantu badukurikiye
badukurikira dusengana muri groupe Abatabazi bamwe barabyibuka ndibuka ndi mu iteraniro ndamubwira ngo ntanzongera kuguhanurira ndiko namubwiye ndabwo ngo sinzongera kuguhanurira ahita yeguka guca ndabwo ngo yahumura ntanzongera kuguhanurira umwana kuko Imana iguhaye umwana kandi ubu nibwo bwa nyuma ntanzongera kubiguhanurira arahaguruka aragenda ababyeyi bakoma amashi abandi baragira gute bati turabiteze ariko kumva ikintu canunguye ngira ngo wari uriho arahamagara arambwira ati mutubi bitanira isamakuru ni meza mbere na mbere nabaje kubona ka message kuri mama mbona ka message mbita nsenga mu mutima n'abana man umfashe aya mafaranga ntagira umuntu baba yambaye ngo nyahe kuko naje nari nyababaye ahubwo barayanje kidista kuri ibyo bintu ntegereza ko nabona umuntu nyandikira ambwira ati nanga sumpamagara ambwira ati aya mafaranga ya runaka mbona aranyandikira ati bitene sawa makuru ni meza ataka message ngo hayo urakabonye ndakabonye ariko nta nakumenya kumende kwijijisha kugira ngo numve yaragira gute yarayaganisha ngo ati ginga ugenda usomere ka cayi icifuzo umaze yuhetse cyarakemutse amen ati sigara uri gusengera ko Imana izatabara kuri ratariki yego ariko mu byukuri kose yego Imana yakoze imirimo n'iki nibitangaza ndavuga ni Imana ashimwe ndapfukama ndasenga abandi Imana urakoze niba ni n'abantu bangurikiye ku mastati yanjye badukurikiye niriwe stati yanje nayisajije abantu benshi batari ko mutubi byakubayeho n'ibiki batari ko batubwira uri ibiki bikubayeho n'ibiki ndababwira oya yego mukozi w'Imana wari mutubwira umudamu wategetse couple y'umugore n'umugabo bamaze nakibiri batabyara urangije ujya ku musozi urate ahubwo mwe mu masengesho bavuga uti ngo hanuriye bwa nyuma twebwe ku musozi twari turi twahavuyeho dutegetse Imana tubwiye n'ibyo turi bukore turabikora nyuma na nyuma Imana irambwira ndi mu matara yambwira ngo mubwire ko ari ubwa nyuma ndabwira ngo ubuhanuzi bwo kubona umwana n'ubu ngubu bwa nyuma ntanzongera kuguhanurira rero niyo twari turi kuvuga ngo gutegekana ibyo by'ingenzi kubera ko twarasenze twaravuze twarasabye sibyo uyu munsi dusenge dutegeka niba ari urubyaro dutegeke niba ari ibiryo dutegeke niba ari amadeni dutegeke niba ari ibiki dutegeke tubwire Imana ngo Mana tugarurire imbaraga zo gutegeka tuve mu gihe cyo gusabiriza nukuri yego nanjye butu hari umumama pe wanyikoreje icyifuzo ntabwo muvuze izina yego ariko afite ideni kandi inzira zo kuryishyura ari kuzibona pe yego turi ngo dutegeke nukuvuga ngo ahari hose sibyo mwizina rya Yesu Kristo winaza apana rya Yesu ba Yesu ni benshi abantu bagendaga biyitaba bakaba bati rero mu gusoma ibitabo no mu kwiga baratubwiye bati mujye muvuga Yesu Kristo sibyo mwizina rya Yesu Kristo sibyo ahari hose ndategetse ibimuvogera Imana ibivogera ibivogera ibye Imana ibivogera Imana ifungura amayira yego amayira y'umwanzi yose umwanzi yagombaga kunyuramo n'ibinyabiziga yagombaga kugendamo byose turabiborotse umva ibyo binyabiziga amapine atoboka turabiborotse tuborotse ibyo binyabiziga ndakubwiye ngo konkoro imodoka zitwaye ibyo bibazo nizikora gisita ziva mu nzira izihetse ibisubizo zibona aho zigira gute aho zinyura kandi konkoro azatubwira ndategetse mbisubiremo 2 3 4 5 6 ndategetse 7 ndategetse Imana ibivogera ibintu bye Imana ibivogera yarampamagaye sinabona umwanya wo kumwitaba mwandikira kuri WhatsApp ni wakoresha message ati mbabarira tuvugana nk'umwanya pe hari saa 4 z'ijoro ndavuga nta kibazo turavugana ati agahinda mfite ndikumva nshaka kukagutura kugira ngo twamagane abantu bo kuza guteza cyamunara umutungo wanjye ati n'ahandi uzajya nabo musengana n'iki unyikwerera uwo mutwaro nanjye ro naje numva uri no mu mavuta nanjye ahuye n'ayanjye kuko nanjye niba ari ibintu nanga kuva ngo Mana ngo uzampa inzu niba ari inzu ndavuga ni nkeneye inzu ya cadastre nkeneye etage ngomba kuyisobanura ngategeka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti wemera ko uri umugore wabyigamye agiye gukora kuri Yesu urumva burya yagiye abizi neza ko nakora kuri Yesu aragira gute arakira habyumvishije yagiye azi neza ko nakora kuri Yesu ari bukire yego amugezeho ntabwo yiri wamukora ku mubiri yakoze ku mwenda we gusa nkuko umuhozaho yakoze ku mwenda we gusa aho ukikora ku mwenda we isoko igira gute irahagarara na Yesu amenya ko yego hari umuntu umukozeho ndashaka ngo tugere igihe cyo gusenga no gutegeka na Yesu amenye ko natwe tuhari
apana kwa kundi ko kugira amasengesho Yesu akavuga ngo nakubonye abandi sinababona oya mureke dutegeka yego dusenge ya masengesho yo gukora kuri Yesu akabyira gute akabimenya yego abagabo bane baheka umurwayi yego bamugejeje ku rusengero basanga haruzuye babura aho bamunyuze babura aho bamunyuza bigira inama yo gufata wa muntu bagasenga ariko tekereza nawe mureke dukora ibintu bituma Yesu akora mureke dukora ibintu bituma Yesu akora tutabanje gusakuza tukaja hara mu musozi turiko turirukanka mu misozi ngo mana twikoreye amabuye ngo dore ngo bari kuduhiga ngo dore ngo yererere ngo mana ngo iko ndemba gashira ibuye ngo ndiko ndemba gaje oya mureke ugere mu musozi upfukame ube nka Eliya nose dusuye inyuma bari abagabo urusengero rw'abandi basenyoga ngo bajye kunyuza umurwayi hejuru ubwo ntabwo barubahishe ariko reka ngwe ko nkoro tuvugisha ukuri yego wowe ubwawe igire pastori wigire pastori uvuga umuntu mbaye pastori sibyo uyoboye urusengero sibyo kandi harimo umuntu ugomba gukiza sibyo tuvuge nka mutuyindi mu rusengero abantu baruzuye hanze mu rusengero ukabona abantu bakuyeho ibati bamanuye ikirema mu ngobyi sibyo mu gihe ukibitekereza Yesu agahita bati mwa bantu mwe aba bantu nabona ntago boroshe sibyo agakora kuri wa muntu wasakuza ugize amahirwe ubonye akize uwo muntu akize vugije ukuri ahubwo nabo baribwirije uko urebye ukwizera bari bafite baribwirije utwo tubati baratuze ubundi mu buzima busanzwe barahasakara usibye nabo bantu uzabigenduze mu minsi wasenze no mu minsi twasenze ngiye nivuga mu giti cyane munsi nasenze twagiye dusenga twangiriza ibintu sibyo ariko abona umuntu arahagutse arakubwira ati ngiye nkurikije uko Imana ingiriye neza muri ibi bintu ngiye nkurikije uko Imana ingiriye neza muri ibi bintu nje kumva byagenda guca mu byukuri kose rero nigeze rimwe mbaho mu rugo mbura akazi noneho nigira inama yo kugenda hajya gupakaza Uganda ngiye kugenda umugabo umwe aravuga ngo nkurikije ukuntu wowe mutu dusengana sibyo ntabwo ndemera kugenda nje mfite inzu ikinguye mu centre ya Sirwa reka nyiguye ushaka ico ukoreramo sibyo ndabazi ko yimba ndashora iki undi nawe ati nanje ndikumva ndagukorera ibi nundi ati ndagukorera birangira ntagiye birangira ngumyina birangira ncuruje hacaje nacuruje twumva neza rero bishatse kuvuga iki nanga se bisobanuye iki mu byo dukora byose yego bari abagabo twizera ngo uriya muntu wabyiganye agakora kuri Yesu twizera ko abana abagabo bikoreye umuntu bakamucisha hejuru amatafari bakayakuraho urumva neza tutegeke tubwize Imana iki ukuri bwize Imana ukuri kuri uyu munsi ndategetse nari nshonje ariko ndashaka ibiryo uzarebe uyu mwana ageze kuri se ntabwo ashobora gutekereza ngo nta kintu ufite mu mufuka abati papa uzanye wabyanga akarira natwe mureke turirira imbere ya Yesu kuririra ku bantu tubivemo dutegeke mu izina rya Yesu yego ariko uzi umwana yisajije ati umva papa urama igiceri wanagurira indazi nuko bishaka nuko twisaza imbere ya data nuko isaza imbere ya data atari ibyo ngibyo ntacyo twazabona dupfa gusara mu kinyabupfura ni mu kinyabupfura n'ubundi ni mu kinyabupfura ariko byanga byakunda ikinyabupfura none tugomba gusanyira Pasika nyina Pasika yagiye guteka ubugari kuri nyina ndabirambiwe yatisaza ngateka ubugari Imana agomba kumutabara oya pe ngaho none tekereza uzaje kureba nyina Pasika urebe uko ameze mu mujyi wa Kigali ntabwo ngiye kumuvugaho ariko ni byiza ndi kuvuga ntabwo ari bibi mvuze kuri nyina Pasika yatetse ubugari yatubera urugero rwiza tutagiye muri Bibiliya aragenda ateka ubugari ariko nawe tekereza umuntu wasaze nawe burye nangwe n'uburyo mwabantu mureke kwivumburira Imana ahubwo mugende muyibwire muti dutwice n'ubundi byararangiye mfa kubuzi kukijijwe mutu katujye mu ijambo ry'Imana kadusoma ibyanditswe ijambo rya nyiri ijambo tudakomeza kwivugira yacu ariko n'ubundi turuguhamya ibyaho oya n'ubundi byo turimo kuvuga ko nkorde no kuvuga ngo turi kuvuga imbaraga z'Imana kandi iyi minsi ndi kwinjiramo ndi kubwira abantu ngo nibave mu mikino bave mu mikino binjire mu gisaha ubwo arimo bakinira dufite abantu batatu rero turi kumwe nabo mu mukino taratindamo ariko ndavugaho gatoya ariko dusoma Bibiliya
cyangwa se tubanze tuyisome umwanya n'uwawe rwose tubone uko tubavugaho wisanzure mbe ncecetse oya aceceka zirebaho n'umunwa wawe wowe ukabishobora nawe ntabashobora guceceka ega ndi umunyamakuru kandi abatunzwe n'umunwa no kuvuga reka dusome mu izina rya Yesu mbe ncecetse none uva tugeze mu ijambo ry'Imana ntubishobora reka dusome ijambo ry'Imana turasanga muri Zaburi 125 dusome mu izina rya Yesu umurongo wa mbere handitse ijambo rikomeye tugiye kuvugaho kugira ngo mbere ko mvuga aba bantu batatu tubana nabo. Haravuze ngo abiringiye Uwiteka ameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Dusubiremo. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agose abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Dusomye ijambo ry'Imana kandi ndashaka dutindeho, ariko turavuga kuri ijambo rivuga ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agose abantu. Mwabagabo mwe, mwabagore mwe, rubyiruko, banyarwanda n'abari hanze y'igihugu, mbabwirira ijambo n'abadukurikiye mwumva Ikinyarwanda muteye mu bindi bihugu nko mu Burundi baracumva neza, sibyo ra? Mu Burundi bacumva neza. Bivuze iki? Ijambo riravuze ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agose abantu. Iri jambo narikunze muri no minsi ushobora kuvuga uti kukimutuye ariko rivugaho cyane, ariko sibyo nshaka umurongo wa kabiri, ndashaka kuvuga ku murongo wa mbere vuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika twiringira iki? Twiringira Uwiteka. Hari abantu batatu nateguye cyangwa ngo tuvuganeho. Buriya muri iyi si nangase mu kibuga iyo abakinnyi bagiye gukina tubaga dufite abantu batatu, tubaga dufite umusifuzi, dufite abakinnyi ndetse tukagira n'abafana. Hari undi muntu wa kane witwa umusimbura. Imana tugirire neza. Ndashaka kugira ngo tuvuge kuri abo bantu rero. Iyo turi mu kibuga tuba turi gukina ariko abakinnyi barakina, abafana bagafana, yego, ariko twarangiza umupira abakinnyi batsindwa batsinda barahembwa. Ariko abafana ijambo riravuze ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni. Bivuze ngo kwiringira Uwiteka nibyo bifite agaciro. Twimere nk'uyu musozi wa Siyoni, twirinde kuba abafana ahubwo twibera abakinnyi mu gisayi. Muri iyi si yuzuyemo umuruho n'amahane niko umuririmbyi yavuze ngo icyo ngeneye cyose siko mera ko nkibona, ariko niwiringira Uwiteka ukamera nk'umusozi wa Sideba wa Sidestai, ukaba nk'umusozi wa Siyoni, Uwiteka azakora ibikomeye ibyo utatekerezaga Imana izabikora. Yesu atugirire neza. Muririmbyi yaravuze ngo hashize igihe kinini amariba yarakamye ngo kandi Abafilisitiya nibo bayakameje. Reka mbabwire nta muntu n'umwe waka kanya udafite umufilisitiya. Kubura urubyaro byakobera umufilisitiya, amadeni yakobera umufilisitiya, kwanga n'imiryango n'umufilisitiya, ubushumeri n'umufilisitiya, yewe gutotezwa n'umufilisitiya, kuvugwa n'umufilisitiya. Reka mbabwire mu by'ukuri kose abantu bose batubereye Abafilisitiya. Ariko ndakubwira ngo niwiringira Uwiteka uzamera nk'uyu musozi wa Siyoni. Uyu musozi guvugwa ntabwo ari izino tureba, sizi Rusagara duturanye, sizi zo muri Ruka duturanye, ntabwo ari izina rya oya, ahubwo imisozi tuvuga ni ikibazo uragifite ugase. Mwiringira Uwiteka. Uyu musozi wa Siyoni turi kuvuga ntabwo ari uw'ikibazo ahubwo ni umusozi w'igisubizo. Reka mbahire itangazo, muve mu mikino tuzamuka imisozi, tubwire Imana tuti Imana ongera ukora igifatika, ongera ukora igikomeye, twongere duhuzwe n'imigisha yacu. Dusange tubwire Imana ngo wa Mana we igihe kirageze ukura urukungu mu masaka. Imana igutabare, nimara gutabara igutandukanye n'abavuga kudasenga. Nawe uyu munsi usa n'abandi, uyu munsi nta kibazo, urimo urasa n'abandi kandi usenga uvugana n'Imana. Ariko nkuzanira itangazo rivuze ngo iringira Uwiteka gusa niwe ushoboye byose. Muve ku bantu. Nabyutse ndapostinga akantu mbwira abantu babwira ngo nabuze umuntu nizera. Yarabuze nyine, twa muntu twakwizera, mureka twizera Imana. Imana dufite mu biganza. Iyo itaratse intebe nta wayigukuraho, iyo izamuye ibendera ku buzima bwawe nta warimanura. Reka ngo nongere nkubwire itangazo ubwira ngo Uwiteka Imana azamura ibendera ku buzima bwawe. Kandi ikintu ugomba kwicara uzi yawe nkurikiye, iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Muri byavuze ngo intambara zitabayeho wavuga iki?
wavuga ko warwanya uruhe rugamba bibazo bitabayeho wavuga iki se wavuga ko warwanya uruhe rugamba nubwo intambara zihari nubwo ibigeragezo bihari kugira ngo tuza uturize imbere y'Imana kuko Uwiteka Imana yiteguye kuza kuguhemba yiteguye kukugirira neza ujye mu gihe cyo gutegeka uve mu gihe cyo gusabiriza iyo usabirije cyane bakwita umusabirizi ariko tegeka uyu munsi Imana iguha imbaraga zo gutegeka niba ufite ikibazo cyo kudatwita uyifate kundi utegeke vuga ngo uyu munsi ndategetse ndavuze ngo ndijemo weho witegekere tari mutu ugutegekeye atari undi mwana w'umuntu ugutegekeye niba ari ikibazo cy'ideni utegeka uvuga uyu munsi ndasinye ndategetse deni rirangire utegeke kuko niwiringira Uwiteka ntaho utazagera niwiringira Uwiteka uzabona ibikomeye niwiringira Uwiteka uzabona ibifatika iringira Uwiteka ukomere ugume mu mwanya wihangane abantu muri ino minsi batwikoreje imisaraba abantu batwikoreje imisaraba uri kwiringira mama wakaguhinduka wakwiringira umugabo wakaguhinduka abana b'ababyeyi bakaguhinduka inshuti n'abavandimwe bakaguhinduka mu baririmbyi bakaguhinduka mu bapasitori bari kuduhinduka abaririmbyi bakaduhinduka yewe abayobozi bakaduhinduka ababyeyi batwawe bakaduhinduka ndeka nkubwire nta kintu kimwe ushobora gukora senga kandi ubwire Imana uti Uwiteka nabuze inshuti ariko nyamara Imana ikumbera inshuti Imana iringira Imana yonyine uyizere izagukomeza izagushigikira izavugana nawe izakora ibifatika nje kugubwira ngo rero niba mu magambo byaranze rwana ucecetse utegeka ucecetse izi nzandika abantu banditse ziveho handikwe iz'Imana Imana imaze kuvuga Imana imaze gukora abantu bahindura amagambo umva ariko igisekeje nta nubwo uzigera ushimisha umuntu numara kwiringira Imana nigakora ibitangaza reka nkubwire bazahindura ibindi nubwo nibaza ko bazava kuvuye ikuzimu nubwo wubaka inzu nziza bazava kuvuye ikuzimu Imana nigutabara bazavuga ibindi niba uri umubyeyi bane babona wambaye neza bane bati wabisambaniye ariko senga utuze nuyigura imodoka uzayigendemo hari umumama wamamaga ejo arambwira ngo akoze inshuro 17 perime ari gutsindwa muhaye itangazo nagenda akore kuko Imana imaze gutegeka agenda yicare avuga ati umunsi Imana irategeka ni mu gihe cyo gutegeka bakwirukanye mu kazi hashize igihe kirekire akazi barakakwirukanyemo barakubwira ngo genda ntago uzi uko byagenze nta nubwo uzi niko bimeze ndategetse uyu munsi Imana ivuze ngo igushubije mu kazi Imana iravuze ngo kandi ugiye kwa muganga bakupima imyaka 3 mu cuma bakubwira ko udatwite iravuze ngo uratwite genda wicare utuze wihangane barakubwiye ngo urwaye kanseri kandi nta kanseri ufite niko Imana ivuze wagiyeyo rimwe ugiye butara bakubwira ko ufite kanseri hafi nta kanseri ufite Imana iravuze ngo iraje ikoze ibifatika umva bababwiye ko ufite ikibazo muri nyababyeyi tastir enemone star Imana iravuze ngo tuza Kristo araturishije akoze igikomeye Imana idufashe Yesu aravuze ngo mva usinyishije kenshi ushaka kugenda nk'umwana waje kwiga hanze byaranze uyu munsi ngo hayitangazo rivuze ngo aho kurikira iki kiganiro Yesu arabyemeye umwana wawe aragiye wahawe misiyo ya mbere irapfa uhabwa misiyo ya kabiri irapfa umva ngo hayitangazo misiyo ya gatatu irakunze niko Imana ivuze Yesu atugirira neza tusubira ku ijambo riravuze ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa ahubwo uhora uhamye iteka ryose ntabwo ari iteka rizarangira ahubwo ni iteka ryose bivuze ngo rero Yesu akingura imiryango y'umugisha wawe Yesu akingura umuryango wongere wakira imbaraga z'Imana wongere wakira igitangaza aho bagutegeye siho bazakubonera aho baza uzamwarira siho uzamwarira aho bazakorerwa n'isoni siho uzakorerwa n'isoni aho bazi ko umva ngo hayitangaza bivuze ngo bugiye guca nubwo uri mu gicuku umva reka nguhira itangazo mu gicuku ca mbere waratabaje nyoka aragutabara mu gicuku ca kabiri uratabaza umugabo akwitaho mu gicuku ca gatatu wabuze n'umuntu n'umwe ugutabara umva reka nkubwire aba imiryango zakure mu gicuku ca kane umva reka nkubwire Yesu aritamuruye
mu cambere warababonye, ariko mu ca gatatu usigara wenyine uhagaze ubura n'umwe ugutabara. Reka nkubwire ngo mu ca kane Yesu araje, aje kukurengera, aje kugutabara. Urugamba rurarangiye, muri ibyo ngo urugamba ruzashira twibere mu mahoro. Reka mbabwire, mwiringire Uwiteka, muve kwiringira ku bantu, abo mwegera Imana. Bibiliya yaratubwiye ngo iki? Yaravuze ngo nimwegera Imana nayo izabegera. Twarayibonye igenda n'amaguru, twayibonye dukora ibitangaza, kandi uyu munsi iracyabikora. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uharahamye iteka ryose. Hepfo haratubwiye ngo kuko imisozi igose Yerusalemu, ni ko Uwiteka agose abantu. Uhereye none ukageza iteka ryose. Mugume mu mwanya, mutegereze. Iyo umuntu yakinze urugi abazi ko ntacyo zamwinjirana. Natwe rero dukinze inzugi kugira ngo ibibazo ntibitwinjirane, ahubwo tuje mu mashimwe. Wongere waravuze ngo ntabwo uzigera ushima kuko ntaco Imana yakoze, iragikoze kugira ngo ushime, kandi icikoze kigiye kumenyekana. Wowe utaravuga, abantu bazavuga amagambo menshi kuba, ariko ntabwo ari aya magambo y'ibibi, ahubwo n'amagambo y'ibyiza. Bivuze ngo wowe uramutse uhagaze imbere y'abantu, ibyo wavuga babimenye, ariko wowe Yesu akoze igitangaza, abantu bagiye kukivuga, wowe utaravuga. Izere kandi tugeze ubushake bw'Imana, wizere ko Imana ishoboye byose, wizere imbaraga z'Imana, wumve ko Yesu Kristo afite ubushobozi n'ububasha bwo kugutegekera mu biganza byawe. Hari icyo Yesu ashizemo kugira ngo nawe umenye ko Uwiteka Imana ari kumwe nawe. Imana ibampere umugisha mu izina rya Yesu, amen. Nakira ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Amen. Amavuta. Amen. Kadusoze. Jeko. Kadusoze utange nimero, uburyo wagukenera yaguhamagara ukamusengera, ubundi unadusengere dusoze. 078 21 38 132 078 21 38 132. Iyo niyo nimero yanjye, ndahari kandi nzi neza ko Imana izaduha n'umugisha, kandi nizere nshidikanya ko iri mu kazi. Ndi mu gihe cyo gutegeka, izerane nanje dutegeke, tubwire Imana igira icyo ikora, kandi ntabwo turi gutegeka bya bindi bya Satani by'ibigeragezo, oya, ahubwo no gusenga tukabwira Imana ngo Mana akora imirimo n'ibitangaza. Imbago zacu barazishinguje, tubwire Imana yongere dushingire imbago, itwereke urubibi rwa basogokuruza, mbese tugendere mu gisafu c'inzu za basogokuruza kugira ngo aribo twigiraho. Mana turagushimiye, tugushimiye ko abanye natwe, watugiriye neza mu kiganiro, banye natwe, izina ryawe nirishimwe. Urakoze, rengera abantu bose kandi utanga urubyaro nk'uko bivuze, wishura amadeni nk'uko bivuze. Uyu muntu uje guha inzu nawe umugirire neza, izina ryawe nirishimwe. Ngaho mutabare kandi uturengere mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha.